hari igihe ubutumwa bwiza umuntu abwumva akavuga ati subu ni njyewe bubwiwe, ni wowe rwose. Iri jambo hari amaboko akomeye yakuramira, hari amaboko akomeye yaguhagurutsa. Hari igihe ubutumwa bwiza umuntu abwumva akavuga ati subu ni njyewe bubwiwe, ni wowe rwose. Iri jambo hari amaboko akomeye yakuramira, hari amaboko akomeye yaguhagurutsa. Yesu ashimwe bakunzi barabohora TV. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Betty Nyiramukiza. Nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana riri hano mu Ngoma za 2 ibice 32 umurongo waho wa 7. Reka dusenge. Mwami Yesu, iri jambo ni ryawe, umwuka wera ngwino urisobanure kandi abaryumva bafashwe naryo. Nanjye ugiye kurivuga nshishijwe bugufi cyane unyuzuze. Ntaba ari jye ahubwo izina ryawe abari ryo. Mu izina rya Yesu, amen. Iri jambo rero riri mu Ngoma za 2 ibice byaho 32 umurongo waho wa 7. Haranditse ngo nimukomere mushikame, ntimutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Amen. Reka tuganire rero intego y'ijambo ivuga ngo amaboko akomeye aramira abera. Iri ni ijambo rikomeye. Sanekarebu umwami wa Ashuri atera i Buyuda, hanyuma babwirwa ijambo ry'ihumure. Abwirwa ijambo ry'ihumure hano ku murongo wa 7 bivuga ngo nimukomere mushikame kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze ziri kumwe nawe. Aha ngaha basaga naho bavuga ngo nimukomere nubwo ibibaca intege bihari, ariko mwicika intege, ahubwo nimukomere. Ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri. Uyu mwami wa Ashuri yari yarateye ubwoko bw'Imana ubwoba. Mu by'ukuri intambara iyo ari yo yose itera ubwoba ndetse igakura umutima. Ariko iri jambo Imana yasaga naho ikomeza ubwoko bwayo ko hari ayandi maboko akomeye aramira abera. Hari ayandi maboko akomeye, hari izindi ngabo ziri mu ijuru zirwanirira wowe nanjye, zirwanirira abizera umwami Yesu. Hanyuma iri jambo rero umwuka wera iyo rishoreye ribasha kukugirira umumaro. Amaboko akomeye aramira abera. Haleluya. Mu by'ukuri mu buzima bwawe wanyuzemo wabonye ayo maboko akomeye akuramira. Mu mivukire yawe cyangwa se unabyara wabonye ayo maboko akomeye akuramira. Ndagira ngo nkubwire ngo ayo maboko akomeye ntaho yagiye, aracyahari. Hari igihe Satani akubwira ngo byararangiye, ntago byarangiye. Hari amaboko akomeye aramira abera. Nuko nimukomere mushikame, mwe gukurwa umutima n'umwami wa Ashuri, mwe gukurwa umutima n'ibitero bya Satani, mwe gukurwa umutima no gutontoma kw'intare, mwe gukurwa umutima n'ibintu bibagose. Hari igihe ubona ibintu bikugose impande n'impande ukabona byaguhuriyeho. Umva uko ijambo ry'Imana rikubwira. Rirakubwira ngo komera, shikama, wikuka umutima. Wikurwa umutima n'ingabo za Satani. Umuririmbyi yavuze ngo koko ingabo za Satani zirakomeye, ngo tudafite umwami Yesu zaduhindura. Bivuga ngo ariko dufite umwami Yesu ntabwo zaduhindura. Iri jambo ravuga ngo nimukomere. Ndabakomeje muri iri jambo mu izina rya Yesu. Nimukomere mushikame. Icya 2. 3 ntimutinye. Icya 4 ntimukurwe umutima
n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye, haleluya, iruta abari kumwe nawe. Nimukomere, ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose. Uwo turi kumwe ni umugaba w'ikirenga w'ingabo zo mu ijuru. Uwo turi kumwe ni umunyembaraga, yanesha urugamba mu minota mike. Ariko Satani yaje we azana ibintu by'iterabwoba, araza akakubwira ati aha ngaho mbwira, ubu si ibi bintu urabona uzabivamo? Uti sinzabivamo. Mu izina rya Yesu umubwira uti nzabivamo. Uti none se ubu iki kigeragezo urabona kizarangira? Waba uri mu ntege nke utereka da, ntabwo kizarangira. Ugomba guhamiriza Satani ko kizarangira. Akakubwira ati none se ubu burwayi urabona uzabukira? Urabona uzabukira runaka ni bwamwishe? Ugomba kuvuga uti nzabukira mu izina rya Yesu. Nzi umuntu warwaye kanseri arayanga, naramwumvise mu buhamya bwe buramfasha cyane. Ba docteur bamubonyemo kanseri y'ubwonko, bamubwira yuko agiye gupfa, ariko aravuga ati nta kanseri ndwaye, Imana yambwiye ko ndi muzima. Ibyo abaganga babona n'ibyo Imana yamubwiye byari bitandukanye, ariko finally yaje kuba muzima. Imana rero ifite imbaraga. Iri jambo niri gukomeze wowe umaze igihe kinini mu makuba menshi. Iri jambo niri gukomeze wowe wabuze ibyiringiro. Iri jambo niri gukomeze wowe umaze igihe ukora ukabona biranga. Iri jambo niri gukomeze, komera ushikame, we gukurwa umutima n'ibyo ubona. Ibyo byose Imana irabibona nk'ibyarangiye, ibyo byose Imana irabibona nk'ibitariho. Umva ngo umuntu nubwo bacisha bakagera hehe, nubwo bakuroga ibimeze bite, umwami Yesu ari kumwe nawe. Wikurwa umutima n'umwami wa Ashuri, wikurwa umutima n'ingabo ze zose, kuko iyo turi kumwe irakomeye, ifite imbaraga, ifite ubudahangarwa, iravuga bikaba, irategeka bigakomera, ihindura ibyanze guhinduka. Niyo ifite ijambo rya nyuma ku muntu, niyo se w'imyuka yose. Uyu mwuka duhumeka niyo ugenga, yabishatse yawugusubizamo nubwo uri mu bitaro urembye, yabishatse yakongerera imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Icyo mbabwira, Satani mwimuhu rwaho ngo abace intege, ahubwo mumenye ko hari amaboko akomeye aramira abera. Yaraturamiye tubona ko butazacya, yarakuramiye cyagihe uri mu bitaro umeze nabi, yarakuramiye amaboko y'abantu yakujugunye, yarakuramira, yarakuramiye igihe wabonaga nta cyerekezo nta nzira, amaboko akomeye yarakuramira, yarakuramiye. Yesu ashimwe. Amaboko akomeye, nanjye ndayibuka amaboko akomeye yandamiye. Ukabona imbere yawe abantu barapfuye, ukabona inyuma yawe abantu barapfuye, ariko aya maboko akomeye aramira abera, akakuramira nshuti y'Imana, ukaba ukiriho, ukaba ugihumeka. Imana ishimwe. Reka rero ne gutinda cyane mu ijambo, ariko iri jambo ni ijambo ry'ihumure, kuko iri ni ijambo umwuka yampaye ko azaguha umunezero mu bana, azaguha ihumure. Imana izagutabara. Muri make icyo wabikijwe ni ikintu kimeze gikomeye, wabikijwe icy'agaciro muri wowe. Rero icyo wakiriye mu mutima, izo mbaraga wakiriye, uyu Yesu wakiriye azamenagura izindi mbaraga zose zaguhagurukira. Nubwo hazabaho urusaku rw'isi, cyangwa se ukabona uraterwa amacumu, ceceka, senga. Erega hari amacumu Satani atera, akajya akakubwira nk'ijambo riguca intege, ukumva ni nk'icumu ricanye umuriro, akakwereka ukuntu byarangiye. Ndagira ngo nkubwire ngo siko Imana ivuze. Imana iravuze ngo hari amaboko akomeye aramira abantu bayo, hari amaboko akomeye ajya atabara. Imana ishimwe. Ni byinshi hano
hari Yesaya 61 nayo ivuga ngo yabyuka urabagirane. Reka tuyisome. Yesaya 61. Muri 60 havuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Hanyuma 61 haravuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko abisiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Nuko bazubaka ahasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Amen. Muri Yesaya 60 haravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Nubwo ubona bikomeye, nubwo ubona imbere yari umwijima, nagira ngo nkubwire ko hariho kurabagirana. Hanyuma rero ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye. Uyu ni Yesu. Uyu ni Yesu wivugaga ubwe, avuga ati umwuka w'Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Imana iguhe kuri aya mavuta nawe ubwirize abagwaneza. Hano haranavuga ngo yantumye no gushyiriraho itegeko abisiyoni barira. Ubu uyu mwanya Imana yagushyiriraho itegeko, ayo marira warize, ako gahinda, Imana ikakagukiza. Hano hakavuga ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi. Nshuti y'Imana, uyu ni umwanya mwiza wo kwakira imbabazi z'Umwami Yesu. Uyu ni umwanya mwiza wo kwakira kubohoka. Uyu ni umwanya mwiza wo kwakira ibyishimo biva ku Mana. Uyu kandi ni umwanya mwiza wo kwibuka ko hari amaboko akomeye aramira abera. Ndagira ngo ngusabire umugisha mu izina rya Yesu. Ntabwo nifuje gutinda, ariko nagira ngo nkubwire ko iri jambo rihumurize umutima wawe, iri jambo rigukureho icyo gisuzuguriro icyo ari cyo cyose. Kandi mbibutse ko igisuzuguriro kibi ni ukuba mu byaha. Icyo gisuzuguriro kibi, ariko iyo wakiriye Umwami Yesu ugira amahoro menshi, no mu gihe kitari icyo kugira amahoro. Hari ukuntu Imana ikora ibikomeye n'ibitangaza ugasigara wumva utabivuga, ukumva nyine n'ibyawe muri wowe, ariko buriya abantu baba bakeneye no kumva iby'Imana yakoze kugira ngo bibasubizemo imbaraga. Yesu abaho umugisha. Hari igihe ubutumwa bwiza umuntu abwumva akavuga ati subu ni njyewe bubwiwe, ni wowe rwose. Iri jambo hari amaboko akomeye yakuramira, hari amaboko akomeye yaguhagurutsa, hari imbaraga z'Imana zagukiza. Wewe wikwita ku bindi byose bikurangaza, ahubwo ita ku ijwi ry'Umwami Yesu. Nyemerera dufata akanya dusengane. Iyi ni Arabohora TV. Dufata akanya dusengane kandi karambuye. Ubwire Yesu icyifuzo cyawe, ubwire Yesu icyo wumva yagukorera. Reka dusenge. Uwiteka Mana nyir'ijuru n'isi, Uwiteka Mana ihambaye, Uwiteka Mana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Se Umwami wacu Yesu Kristo, byiringiro byacu, turagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye. Turagushimiye kubwira ijambo rihumuriza uduhaye. Dusengeye umuntu wese wari uri mu kaga, wari uri mu makuba,
kugira ngo iri jambo rimukomeze mu izina rya Yesu. Dusengeye umuntu wese uzumvira ijambo ndetse dusengeye n'uzaryumva atarakizwa, rimuha ibyiringiro byo gukizwa. Uwari uboshye abohorwe, uwari uremerewe atura umutwaro, uwabonaga ko byacitse, iri jambo rigende ryubake ahasenyutse mu izina rya Yesu Kristo, mwami w'abami. Duciye bugufi turakwinginze kugira ngo ukore imirimo n'ibitangaza kandi ubohore ababoshye. Urakoze kuko ubyumvise mwami, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibasure cyane. Nkuko njya mbibasaba, komeze gukurikirana iyi channel yitwa ARABOHORA TV. Nimero ni 0783 wifuza kuduha inbox amakuru y'icyo wakuyemo nabwo watubwira nta kibazo, ubundi ibindi ukabitwandikira muri comment. Imana ibahe umugisha. Hari igihe ubutumwa bwiza umuntu abwumva akavuga ati subu ni njyewe bubwiwe, ni wowe rwose. Iri jambo hari amaboko akomeye yakuramira, hari amaboko akomeye yaguhagurutsa. Hari igihe ubutumwa bwiza umuntu abwumva akavuga ati subu ni njyewe bubwiwe, ni wowe rwose. Iri jambo hari amaboko akomeye yakuramira, hari amaboko akomeye yaguhagurutsa.